iyi ni sezo. Akantu kanyuma ngewe nongeraho n'utuntu nanditse naratwumvisha, nabonye example mu mutwe wanjye ngo iyi sezo ukuntu imeze, ngo imeze nk'imodoka imwe ije muri village runaka mu gace runaka, ihaguruka umunsi umwe ku isaha izwi. Hanyuma umuntu uzayirata azategereza ko iyo modoka izongera kuza. Umuntu uzayirata agomba kuzongera gutegereza. Umuntu urata igihe imodoka yagendeye ni ukuvuga ngo azongera ategereze. Usubiremo neza. Wari wicaye nijoro saa 9 z'ijoro, wumva urwo rugero ruraje natwanditse utuntu niho wabyanditse ayo masaha. Ibyo nabyanditse amasaha. Utwo tuntu turaza twose. Hindukira neza kugira ngo kamera igufate neza, n'abari online bakurebe mu maso. Hindukira urimo uravuga ibintu bikomeye, kamera ni ikuri imbere. Nari ndimo kuvuga ngo iyi ni sezo Imana itanze. Imana niyo iduha inyota yo kwishaka, ntago wabyishyiramo sinkubeshye. Bimwe ujye uvuga ngo ntago wakikunkumura ngo uvuge ngo icyubahiro cy'Imana ngo bishoboka. Ntago bishoboka. Ntushobora kugira inyota Imana itayiguhaye. Nimba rero bavandimwe Imana isutse inyota yo kwishaka muri iki gihe, ikaduha ubuntu nk'uko hano bibivuga bwo kubona iki cyumba, n'umukozi wayo uvuga ngo iki ni igihe cyo gusenga. Ni ukuri kose Imana yamaye iyo image yaje muri njye ngo iyi ni sezo imeze nk'uko bisi muri village ihaguruka umunsi umwe mu cyaro ahantu, ihaguruka umunsi umwe ariyo yonyine ku isaha imwe, igihe runaka, mu gihe kiba ari kinini kuzongera utegereza iyindi. Niko bimeze n'ubu iki gihe. Ni ukuvuga ngo rero mbabwire, nutiyaka ibintu byose, ni ukuvuga ngo iyo bisi yagusiga ukazategereza indi sezo. Nibyo? Yego, iyo bisi gusize ni ukuvuga ngo nimba igenda ku wa 4, ni ukuvuga ngo uzongera utegereze kundi wa 4. Utegereze rero wowe kandi hari amahirwe ko ku wa 4 uyitega. Kandi hari amahirwe ko ku wa 4 uyitega. Rero reka mbabwire, ni ukuri kose ibi si ibintu nibwiye. Nabyutse ndicara, ubundi abana bafite n'uwo nonsa, abana barasinzira baratuza, numva ngo ndi kumva ibintu uko utangira kwandika. Ndabyandika nje nyuma ndavuga Imana mva ni ubuntu bw'Imana kuba banyicaje hano. Nje nyuma banyicaje hano mu maye na mikoro, ndavuze nuko Imana ifite icyo gitekerezo ku mutima wayo. Numvaga rero ko iyi sezo, iyi ni sezo Imana itanze, nukwita kuri iyo bisi, nugufokariza. Reka mbabwire nk'abantu bakuru, nta muntu urana udafite kwifatira icyemezo. Ni ukuri nimba waryamaga amasaha 8, 10, ndagira ngo nkubwire ngo izagusiga. Haguruka, shyiramo reveye, ryama amasaha 5, usaba Imana uti Imana ngiye kuryama amasaha 5, ubwo nyine umfashe anyaruhuke nkuko nari kuruhuka 8, kuko tugomba no kugira ubwenge, sante ni ngombwa, sibyo? Ariko wicara ya 3, 2 uvuga uti Imana ndahari, rero ndahari, bigire gute? Utangira umwaka watugira inama y'ibintu bya discipline, kugira ku masaha, kutagira na appointment n'abantu tutari dufitanye. Ibyo bintu byose murabona mukagira ngo nibisanzwe. Umuntu akubwiye ngo ndaje nkurebe, ukagira ngo nibisanzwe. Shitani abashaka kugira ngo gahunda yawe ipfe. Niba wari wateguye gusenga ntibibe. Ibintu byose ni tactique z'umwanzi. Rero muwe maso, iyi ni sezo. Iyi ni sezo, kandi niwumva Imana ivuga ntunangira umutima. Iyi ni sezo yo gushaka Imana. Murakoze. Nta kindi isigaye ugapapuro. Erega mujye mugira amatwi abiri. Ngo urugero rumeze gute buretse gato atarakomeza? Ni nk'icyaro gifite bisi imwe, n'umunsi umwe iyo bisi igira gute? Ni ukuvuga ngo icyemezo ni icyawe cyo kujya kuyitega cyangwa ikagusiga. Igusize amahirwe aragucitse, uzategereza. Nabyumvise neza? Jesus, ngirira ukwegereye ngo bisi ntigusige mu izina rya Yesu. Mubwire ngo yitege ubishyizeho umwete. Ubwire bene wanyu, ubwire umuryango wawe, tubwire aho dukorera, tubwire abavandimwe, bisi irahagurutse ntigusige. Ari ikindi ikintu cyo gusaba Imana. Iyo turi gusenga Imana, ikintu cyo gusaba Imana, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo turasaba ntidusubizwe kuko dusaba bitewe n'ibyifuzo byacu by'amanjwe. Ndavuga muri Bibiliya ntagatifu niyo ngiye nsomeramo. Icyo kintu gihuje nuko nyine Imana ivuga ngo nitwisabe yo
nituyisabeyo, nidusabe Imana. Ibindi byose bihita bimera nk'uko sumaku ikurura ibyuma byose.